Uyu munsi ni umunsi mwiza cyane turimo gucelebratinga abagore muri rusange. Twebwe twatangiye tumaze icyumweru ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu. Yego kandi tuzamara ukwezi kose by the way. Ese ejo uzaba uri hehe da? Ejo muretse mutumirwa nagenda. Ndaza kuguha gahunda zose. Umukenyero 3. Urumva? Ni kuvuga ngo umuhango utangira umukenyero ugeze hagati umukenyero dusoza umukenyero no kuwa mbere igitenge niribaya nitege no mu mutwe kugira ngo wemere ko bikomeye. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku iterambere ry'umugore by'umwihariko ahangaha mu Rwanda. Birumvikana turabizi ko haraho twavuye haraho tugeze ari naho twerekeza, ariko no turashaka kubimenya in details bimeze gute bihagaze gute. Dufite umutumirwa mwiza cyane bamwita Mugenzi Barbara, akaba aje aturutse mu nama y'igihugu y'abagore n'ibindi byinshi araza kwitubwira. Ariko icyo dushaka kubabwira uyu munsi nuko dushaka kugira ngo tuganire ku iterambere ry'umugore mu Rwanda, n'umutumirwa wacu akaba nyine ari umuntu ubirimo neza, no kuvuga ngo uri capable kuba yadusobanurira neza iterambere ry'umugore mu Rwanda. Dufite ibintu byinshi cyane tugiye kwiga, ariko nanone hariho n'umukoro turi buze gusigarana kuko kuba umaze kugeraho ujya ntabwo yabivuze ko amaze gupfundikira. Urugendo rugikomeje. Ubundi iyo turebye ntabwo dushidikanya ko umugore yateye imbere, ariko hari igihe umuntu ujya kumva aravuze ngo ubwo se ngo abagore ngo bateye imbere. Ubwo se ngo mujya mubona ngo umugabo ngo uri gucuruza agataro, gusa abagore bari kwirukankana udutaro. Akenshi nashingiraho urumva ikintu aba yashingiyeho ntabwo ari uko abagore bose baba bacuruza agataro. Arumva nta nubwo aba yabewe ko hari abandi bateye imbere. Ibyo byose nyine ni ibintu buri wese aba avuga uko ashaka, ashobora gusesengura uko ashaka. Ariko iyo dufite umuntu nk'uyu we abahura na benshi mu nzego zose, abanagerayo z'ukuntu ibintu bimeze. Bamenya ngo umugore wo mu cyaro ahagaze ate, mu matsinda bashishikarizwa kwibumbiramo umugore araparticipa cyangwa n'ubundi aracyari inyuma. Byose araza kubitubwira. Yego, noneho twabanza tugakorera amafaranga gato nk'umunota umwe, hanyuma noneho tukaza kugaruka tuganira birambuye hamwe n'umutumirwa wacu. Urifuza iterambere ryihuse, ukeneye banki yumva ibyifuzo byawe itakunanije? Gana TC Kira. TC Kira turi ikigo cy'imari cya gikirisitu, dutanga serivisi z'imari mu buryo bwihuse, yaba serivisi zo kubitsa no kubikuza, izo kuzigama, ndetse na serivisi z'inguzanyo ku banyamishahara, ku bakora ubucuruzi, abari mu buhinzi n'ubworozi, ndetse n'abafite ibigo bitegamiye kuri leta. Tunafite serivisi y'ikoranabuhanga yo guhuza konti yawe na mobile money izwi nka push and pull. Umwihariko wacu ni uko iyo usabye inguzanyo waduhaye ibisabwa byose ubihabwa mu gihe gito cyane, kandi iyo wizigamiye by'igihe gito cyangwa se kirekire uhabwa inyungu utasanga ahandi. Ku bindi bisobanuro wadusanga ku mashami yacu atandukanye aherereye mu mujyi wa Kigali, Nyarugenge, Kicukiro, Gatenga, Nyabugogo, cyangwa se ukaduhamagara kuri 0783523748. Wanatwandikira kandi kuri info@trustcapitalkira.com ugahabwa ibisobanuro birambuye cyangwa se serivisi wifuza. TC Kira, umuturage ku isonga. Karibu nanone mu kiganiro The Cross Connect, turi kumwe n'umutumirwa mwiza yitwa Mugenzi Barbara. Tugiye kuganira uko mubizi ku munsi w'ejo azaba ari itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu, ni umunsi mpuzamahanga wahariwe umugore. Uriya munsi uba kugira ngo turebe ibyagezweho, turebe n'ibitarakunda twikubita agashyi, tuvuge ngo ahangaha biracyameze nabi, reka dukora uko dushoboye bizamuka. Abagore bagahura mu nzego zitandukanye. Hari umugore uri buhure na meya yaturutse ku kagari, hari igihe amureba akavuga ati niba yaragize hariya nanjye birashoboka. Kumva bagasabana, kumva ko nyine nubwo umugore ari hejuru hariya mu nzego zo hejuru, ariko aracyamanuka akaza bakaganira kugira ngo bazamurane bafatane akaboko. Barbara, tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Turakwishimiye cyane. Nanjye ndabishimiye. Wambaye ikanzu nziza. Murakoze. Modeli ndaza kwishishura. Asa neza. Iki ni ikimenyetso cy'iterambere ry'abagore. Cyane. Ariko hari ikinegeze kubona. Yari meme mu Giswahili, ariko ifite ikivuze ngo ntukazajya uzo kutubwira ngo nateye imbere ngo mfite amafaranga ngo ibiki.
ngo nugira amafaranga nutabyibuha uzasa neza ibintu nibi ni bibiri rero nubwo nkoresheje amafaranga ariko sitini ryaterambere ni zambaraga umuntu abana hawe yego n'imyumvire mumeze mute mu nama y'igihugu y'abagore turaho turashima Imana yego umunsi w'abagore se mwiteguye gute umunsi w'abagore turawiteguye neza nagira ngo wenda mbibwire yego nitwa Barbara Mugenzi ndi umunyamabanga w'inama y'igihugu y'abagore mu mujyi wa Kigali nagira ngo kandi munyemerere mbwira abadukurikiye ese umunsi mpuzamahanga w'abagore ni iki ese umaze iki umunsi mpuzamahanga w'abagore ni umunsi washyizweho n'umuryango w'abibumbye mu 1972 ugamije kugira ngo harebwe iterambere ry'uburinganire bw'abagabo n'abagore uburenganzira ndetse no kongerera umugore ubushobozi umugore n'umukobwa kandi bagira uruhare rukomeye mu kubaka igihugu ngira ngo niyo mpamvu turi hano kugira ngo ibyo byose tuze kubiganira tubisangize aba hafi n'abakuri yego murakoze cyane Barbara ubu dusobanuye by'umwihariko ku munsi mpuzamahanga w'umugore ariko umugore niwe ugiye gukomeza kugaruka mu kiganiro tugiye kujyana uyu munsi turashaka kubanza kumenya ubundi umugore ubu ngubu mu Rwanda ahagaze gute muri rusange umugore ntabwo twavuga yuko nta mbogamizi ntabwo twavuga yuko nta bigomba gutunganywa ariko nanone umugore ahagaze neza umugore ahagaze neza ngira ngo aha navuga ko umugore ntakigisha inama avuge ngo turarya iki buriya kenshi byaterwaga n'amikoro yo mu mifuka ese cyangwa ndambara iki ibi ntibize kuza kumvikana nabi wenda ngo bavuge ngo abagore bishyize ahari abagabo oya buriya kenshi ibyo bintu umugore aho yagenerwaga icyo arya aho yagenerwaga icyanywa nuko nta mikoro yari afite byose yarindiraga gutega amaboko uyu munsi wa none rero ahubwo umugore niwe usapurayinga agasapurayinga umugabo n'umugore abagore bagenzi be ndetse n'abana muri rusange mu muryango rero ubwo murumva ko umugore ahagaze neza ikindi ahangaha nababwira ngo kera mu bihe bya kera nubwo mbona bwe mwibukira abana ariko mwasomye amateka mu bihe bya kera y'umugabo yabaga atari mu rugo ntabwo yabaga afite icyizere cy'uko ari bugaruke ngo asange urugo rwe rumeze neza kera uzumva ko banavugaga yuko aho umugabo atari uzasanga ngo urugo inkingi zaraguye inzitiro zaraguye bivuga ko umugore yararaho ubushobozi bwe busa n'ubwahishwe yego ariko uyu munsi wa none aho umugore yahawe amahirwe kugira ngo agaragaze ubushobozi bwe umugabo aragenda agiye mu butumwa bw'amahoro akazagaruka agasanga urugo rwateye imbere kubera yuko ibyari bihari byari bifite ubijera mwiza yego umugore rero ahagaze neza kandi ngira ngo namwe mwihereho murabibona by'umwihariko urebye ngewe ubona ko biba bimeze neza cyane murasa neza muri abahanga muravuga neza ubu bumenyi bwanyu rero n'ubushobozi hari ahantu kera bwari bupfundikiriye iyo ngiyo ibyo rero bikaba imbogamizi za byinshi ngira ngo niyo mpamvu turi hano tujye gukomeza kubiganiraho uratubwiye ngo twakunda kubira mu mateka nibyo hari ibyo twajyaga twiga ariho nibyo dukunda kubwirwa kubera tuti kera byari bimeze gutya byari bimeze gutya bati ahubwo mwe nimushima Imana ko mwavutse mu isi cyangwa se mu Rwanda uko biri noneho abantu batangiye guhindura imyumvire kandi ubona ko abagore bahawe agaciro ariko Barbara turagira ngo tumenye imbogamizi cyane zari zigitsikamiye ryaterambere ry'umugore muri iyo myaka hanyuma uze no kutubwira uburyo noneho za mbogamizi zagiye zikurwaho imbogamizi ya mbere ni imyumvire imyumvire iragenda ikica ibintu byose naho wabasha kugera ukabona ko utari buhagere kandi wanaharenga kurushaho aho umukobwa bumvaga nta kindi kintu ashoboye usibye kurera abana nubwo n'ubu ngubu mubibona ko bikorwa kandi bigakorwa neza kandi umugore yanakoze n'ibindi bibyarira inyungu mu muryango agafatanya n'umugabo kubaka urugo rwiza iyo myumvire rero niyo
ngira ngo ahenshi ibyinshi bishingiye kuri iyo myumvire itari myiza, kumva yuko umukobwa ntago agomba kwiga, umukobwa ntabwo agomba gusohoka mu rugo, umukobwa agomba guhera mu gikari. Urumva ya myumvire iragenda ituma umwana w'umukobwa ehezwa iyo ngiyo, ugasanga umubare mwinshi mu ishuri abahungu, ugasanga umubyeyi afite abana 10 b'abahungu wenda na 6 b'abakobwa, ko kera aho barirekuraga barisanzuraga mu bintu byo kubyara, ariko ugasanga b'abakobwa nibo bagomba guteka, nibo bagomba gukubura, nibo bagomba kumenya bya bindi byose, akavutswa amahirwe yo kwigira imbere ngo ubwonko bwe nabwo bukanguke. Yego, aha rero twavuga ko imyumvire niyo yatumaga babona yuko umukobwa adashoboye, kandi nyamara ashoboye. Ni byiza ko tubivuga uyu munsi, iyo biba nka kera abakobwa bataratangira, abakobwa n'abadamu bataratangira gukora ngo babone ko bashoboye, ahari bari kugira ngo turimo turatebya bya bindi bita gushyushya inkuru, ariko ntabwo turimo gushyushya inkuru. Umugore ayoboye neza. Ngira ngo murabizi neza ko iyo barakubwira ngo n'abanyarwanda buriya bari bazi ubwenge, umunyarwanda yaravuze ngo ukurusha umugore aba akurusha urugo, ukurusha urugo arakurusha umuryango, arakurusha umuco w'abana, ari byo bigize umuryango mwiza. Ufite umuryango afite igihugu, ufite igihugu cyiza aratekanye. Abo ni batwebwe. Uyu munsi wa none turatengamaye, bakobwa beza, tumeze neza, turashima Imana, tubikesha politiki nziza yahaye amahirwe umwana w'umukobwa akigira imbere, ibyo ashoboye n'ibyo azi bigashyirwa ku mugaragaro, kandi koko bikagaragara ko ashoboye. Yego, urakoze cyane. Tubwiye ko ikintu cya mbere cyatumaga umugore atsikamirwa ni imyumvire. Ndagira ngo ubwo ni muri rusange watubwiraga abagore, watubwiye ko bameze neza nubwo imbogamizi zitabura, ariko noneho ndagira ngo tubwire ko umugore wo mu cyaro, uko byagenda kose imibereho y'umugore wo mu cyaro n'iy'umugore wo mu mujyi biratandukanye. Umugore wo mu cyaro we ubu uyu munsi ahagaze he? Amerewe ate? Ese ibi bikorwa tujya dukora, yaba ari inzego za leta, yaba ari izindi nzego zafashe mu nshingano abagore, ibi bikorwa bibageraho nk'uko bigera mu mujyi? Ikimenyetso cya mbere cy'uko bibageraho, uyu munsi turi ahangaha turimo turabaganira nabo mu mujyi ndetse nabo mu cyaro, turimo turavuga ku iterambere ry'umugore wo mu mujyi ndetse no mu cyaro. Usibye n'ibyo, n'ejo n'ahazaza n'abandi bazatkomeza batubone. Iri ngiri ni iterambere, ariko tutavuga yuko bihagije kuko turacyajya imbere kurushaho. Umugore wo mu cyaro rero yateye imbere. Abagore bo mu cyaro bize gufumbira, gukoresha inyongeramusaruro. Abagore bo mu cyaro bashyize amaboko hasi. Abagore bo mu cyaro turaganira. Abagore bo mu cyaro usanga rwose bahagaze neza, bameze neza. Ikijyanye n'imyumvire nacyo ni sawa. Ikijyanye n'imyumvire ntabwo turi buvuge ngo ni mu cyaro ngo cyangwa ni mu mujyi. Hari abakiri hasi mu myumvire bari no mu mujyi. Akaba ari naho haza kuva imbogamizi zimwe na zimwe, kuko hari abagore bataritinyuka. Ariko buri uko tugenda tuganira, buri uko tugenda tuvugana nabo, buri uko tugenda tuba hafi yabo, imyumvire igenda ihinduka. Akaba ari nabyo birimo kubyara iterambere murimo mubona uyu munsi wa none. No kuvuga ngo abagore bo mu cyaro, ubwo ngira ngo turabihuriza hamwe no mu mujyi, kuko hose tugiye tubafite. Dufite abateye imbere mu mujyi, dufite abateye imbere mu cyaro, dufite n'abafite imyumvire itarazamuka, kandi impande zombi, haba mu mujyi ndetse no mu cyaro. Ubu ngira ngo reka tubihuze tubigire rusange. Abateye imbere mu cyaro hari abahari baruta nabo mu mujyi.
ibyo ni iki babatanze gutinyuka. Hari abataratinyuka uyu munsi bagitinya gukorana n'ibigo by'imari, kandi mu by'ukuri ari uburyo bwiza bwo kurushaho gutera imbere. Ngira ngo mboneyeho no kubabwira ngo nibatinyuke, abagifite ubwoba birashoboka. Hari ababimenye mbere, uyu munsi wa none bageze ku rwego rushimishije. Yego. Sawa. Wabonye ko hariho n'abo mu cyaro barushabo abo mu mujyi barashije kugira imyumvire yabo igahinduka, kuko ntabwo ushobora gutinyuka imyumvire itarahinduka. Icyo ngicyo rwose ntabwo cyakunda. Ariko Barbara, ndimo kwibaza nk'uko wavuze ku kibazo cyari mu myumvire, hanyuma bakomeza gufashwa kugira ngo imyumvire yabo ihinduke, ariko hariho na gahunda yashyizweho y'ihame ry'uburinganire mu rwego rwo kurengera abagore, ariko still no kubumvisha ko icyo umugabo yakora nabo bagikora, ndetse n'ibindi. Ndibuka kera twajyaga tubona abakobwa barimo gukangurirwa kwiga siyansi, ubu ngubu bigeze hejuru cyane, kuba bakwiga tekinoloji, ikoranabuhanga, ubu bigeze kure cyane. Wowe ubona ririya hame ryashyizweho mu by'ukuri ari uruhe ruhare byagize mu gushimangira iterambere ry'umugore mu Rwanda? Ririya hame rero ryatumye umugore n'umugabo begerana mu bijyanye n'amategeko. Kuvuga ngo ririya tegeko ryatumye tugira uruhare rungana. No kuvuga ngo nubu tugarutseho gato mu myumvire, hari n'abagabo bagifite imyumvire yuko umugore niba nta mukozi dufite mu rugo, wenda umugore aranakora ariko arabyuka gore bya bindi byose. Ibyo biri buze kugaragara nanone mu mbogamizi umugore agenda ahura naryo mu iterambere ry'umuryango. Ngira ngo muranyemerera nituganira dukora impande zombi. Iyo myumvire rero iboneka mu mpande zombi, haba ku bagize umuryango, ubwo ndavuga abana, umugore n'umugabo, biza kugaruka kandi ku kugira imbogamizi. Uyu munsi wa none amahirwe dufite, ihame ry'umuryango ryatumye umugore n'umugabo begerana mu mategeko. Umukobwa ahabwa uburenganzira bwo kwiga, ahabwa uburenganzira bwo kwiga izo science wavugaga, ahabwa uburenganzira bwo kurenga igikari akigira imbere agakora. Yego, rero turabishima cyane cyane kuko ubushobozi bwacu bwari bwarahejejwe inyuma, aho buri umwe wese atareba, ariko mu by'ukuri ihame ry'umuryango ryatumye ubushobozi bwacu bugaragara. Kandi mu by'ukuri byagize uruhare rukomeye mu kubaka igihugu ndetse no kubaka umuryango muri rusange. Ni ukuvuga ngo rero ni byiza cyane, kandi mu by'ukuri natwe turiteguye. Hari imvugo ivuga ngo umutima w'urugo ngo ntabwo ni ndendeho, ariko nagira ngo mvugeho gatoya ngo ntabwo tuzatenguha uwaduhaye ijambo. Yego, mu by'ukuri numva buri umwe wese namubwira ngo ongera imbaraga kuko urashyigikiwe. Ushyigikiwe n'ihame ry'umuryango ryatumye twigira imbere, tukagaragaza ubushobozi dufite, kandi bigakorwa byose kandi neza. Nubwo ngira ngo murabibona mu miryango tuvukamo, ntabwo turi bujye hirya yabyo, abenshi bagifite iyo myumvire ko umugore mu rugo ari we ugomba gukora byose, kandi nanone akaza kugira uruhare mu kuzana ibitunga urugo. Ntabwo twabibona nk'ibidasanzwe, ariko haracyarimo ka kantu ko kugira ngo turusheho kumva. Niba twaragize amahirwe ihame ry'umuryango, reka twigize imbere tugafatanya. Ni ukuvuga ngo ibyo dukora ba papa barabibona, abagabo bacu barabibona, ndetse n'abagabo hirya no hino barabibona. Ariko habeho kuganira, habeho kuzuzanya, nk'uko ihame ry'umuryango ryaje aricyo rigamije, kugira ngo umuryango wuzuzanye, wicare urebe ese niba twese dukora tugira uruhare mu kuzana ibitunga urugo ndetse n'ibiteza umuryango imbere. Ese niba umugore nanone hari abantu bagifite imyumvire y'uko umugore agomba kwikurunga muri bya bindi byose tuzi bidahemba ku kwezi, wenda twasiyuminge ni umucuruzi akajya muri bya bindi byose. Uyu munsi wa none tuvuge wenda nk'imiryango wenda idafite ababafasha mu rugo, ariko wenda nubwo baba bahari babafasha mu rugo, hari igihe badahoraho.
muri icyo gihe baba badahari. Mama wacu wabyaye abahungu gusa, akaba ari we gitsina gore urimo aho ngaho, umuryango ukaba ufite ya myumvire nk'uko twabibonye ko bagihari, akazinduka agakora bya bindi byose tuzi, kandi nanone asabwa kuza kujya gukora imirimo izana ibitunga umuryango. Icyo gihe bigaragara nk'imbogamizi, kandi uriya mubyeyi agira imvune ikomeye cyane ku buryo biza kwafekta imirimo akora. Yagiye mu kazi wenda yarushye, niba acuruza cyangwa se wenda niba akora n'ubundi bintu byose, umuruhu ukamusanga bitewe n'ibyo yazindukiramo. Nkaba navuga ngo habaho kuganira no guhuza urugwiro mu bikorwa byose byo mu rugo. Hakabaho umuhungu kwiga gufasha nyina mu gihe hatari wenda abo twakwita nk'abakozi, ariko nubwo baba bahari nabwo mu by'ukuri nabo nabo gufashwa, ariko n'abariya bana bakiga imirimo. Ni ukuvuga ngo bizamuha amahirwe yo gukura neza mu rugo rwe, azaba umugabo ugira uruhare n'umugore yishimye. Ngira ngo muraza kumbabarira n'indondogora, hari ibintu byinshi tujya twumva amakimbirane mu ngo. Buriya iyo utishimye umutima wawe hari ukuntu usubiza n'uwo ushubije akabibona. Iyo mushubije rero bigahura nuko nawe atari yimereye neza, wenda wowe bishingiye ku munaniro, n'undi bishingiye ku tundi tuntu twe, n'utuntu dutoya. N'utuntu dutoya imiryango ipfa, bikabangamira rya terambere. Ariko mu by'ukuri navuga ngo ihame ry'uburinganire ryatumye iterambere ry'umugore uyu munsi wa none rigera ku rwego rwiza, kandi turacyakomeza. Iterambere ni sawa. Umuntu yingiye kukubaza uyu munsi ni iterambere n'ubundi turi kuvugaho cyane, ariko se abagore mu iterambere ni sawa bitubwiye mu buryo bw'amarangamutima ubwo bihagaze bite? Barubakitse? Turacyabona sinzi niba ujya mu cyaro nk'umwana akora ikosa wumve nka mama we ibitutsi ashobora kumutuka. Noneho ukareba umubyeyi ufite nk'abana tuvuge 5, urumva ibyo ngibyo arimo abaha nibyo bazagenda bahererekanya. Nagira ngo tubwire n'ibyo nacyo mujya mukirebaho, uretse wenda gutera imbere se mu buryo bw'amarangamutima bwo baba bameze bate? Urakoze cyane. Buriya rero ntago watera imbere mu bifatika utarabanje gutera imbere mu muco. Umugore agira uruhare rukomeye mu burere bw'umwana. Nk'uko rero ubivuze, ibyo bintu ntiwavuga ngo ntibiriho 100%, ariko ntabwo bikiri ku rwego byari biriho. Umugore avuze gutukana, hari ibitutsi ntajya nibagirwa. Umuntu twari duturage yajya agatukana ku buryo uzasaza icyo gitutsi kikibuka. Reba imyaka mfite yatukanaga ndi mutoya, ariko n'uyu munsi wa none ibyo bitutsi ndabyibuka. Rero ahangaha nababwira ngo ni ugukora ubukangurambaga buhoraho. Buhoraho bushingiye ku kwigisha umugore umuco, kandi mu by'ukuri ntabwo twavugaga iterambere ry'ibifatika gusa, ahubwo n'iterambere ry'amarangamutima. Umugore arishimye, umugore yasobanukiwe neza ko guha umwana ibidakwiriye ari ibyo ngibyo twavugaga bimwafekta. Umugore ageze ku rwego rw'uko azi no kuganiriza umwana atwite mu nda, kubera yuko yasobanuriwe neza yuko umwana yari mu nda yumva. Umugore ageze ku rwego rw'uko adashobora gusohora amagambo yose abonye ayabwira umwana. Yasobanukiwe ko ari umuntu ukomeye ku mwana yabyaye, ashobora no kumwaturaho ibintu bikazasohora. Abagore ibyo bintu si ukuryoshya ikiganiro barabizi. Ngira ngo wari ukomeje mu cyaro, mu by'ukuri niba uherukayo cyangwa bizakujyana yo mu kazi, uko bari bameze uyu munsi ntabwo ariko bameze. Uzasanga umugore utwite
arimo n'akaboko akira umwana wenda niba agize impamvu zituma yikanga bitunguranye akambwira ati humura mwana wanjye akamuganiriza nubwo n'ubukangurambaga dukwiriye kubukora bihozeho ariko umugore yarasobanukiwe ageze ku rwego rwiza bariya abagore bo mu cyaro uzanarebe hari n'abaza kwigisha abandi akagusobanurira uburyo uganiriza umwana mu nda ukavuga uti se uyu ni dogiteri ni dogiteri Munyakazi ni dogiteri nde akakubwira uburyo warera umwana akakubwira uburyo kandi nta hantu abikura ni ubu butumwa bwose tugenda tubaha kandi namwe dufatanyije ntabwo nabura kubashimira mu by'ukuri uruhare mukomeza kugira mu gukangurira abagore njya mbyumva n'ibi biganiro ubwabyo abari bubyumve bararushaho kumva ko umurimo gihari bitabaha amahirwe yo gutengamara bitewe n'aho bageze badafite amahirwe yo kwicara ngo barambye ahubwo bafite amahirwe yo kwigira imbere no kwigira imbere no kwigira imbere. Yego murakoze cyane ku muntu wifuza kubaza ikibazo cyangwa se gutanga igitekerezo kuri iyi ngingo turi kuganira kuri uyu munsi yaza kuduhamagara cyangwa se akatwandikira kuri WhatsApp ku 0787223224 hanyuma turaza kubibona. Barbara nshaka kubaza nk'umuntu uba uri kuri tele mvuze tele nuko uri mu nama y'igihugu y'abagore ni kuvuga ngo ibintu byinshi bigenda bibanyuraho mukabibona mugenda mwakira ibibazo byinshi mugenda mukora inyigo zitandukanye mugenda mukora ubushakashatsi butandukanye ndagira ngo muri ibintu turimo kugana ku iterambere ry'umugore by'umwihariko ahangaha mu gihugu cyacu cy'u Rwanda utubwire nk'ibintu ugenda ubona mu by'ukuri nawe bikakwemeza bikakwereka ko abagore barahagurutse birashoboka ko hari imishinga wagiye ubona birashoboka ko abagiye bahanga udushya turagira ngo noneho wowe ku giti cyawe utubwire ibyo wagiye ubona nyine noneho bigakomeza gushimangira muri wowe ko mu by'ukuri iterambere ry'umugore mu Rwanda ritangiye kugerwaho. Urakoze cyane mbajije ibintu mfitiye gihamya natangajwe n'umugore wahabwaga inkunga na VUP ngira ngo murabizi ariko uyu munsi wa none ageze ku rwego yitwara ndamuzi n'ubu namumbajije namukubwira iyo mvuga kwitwara no kugera ku rwego rugo no kuvuga ngo agenda yicaye turabyumva umuntu uvuye ku nkunga ya VUP agasobanurirwa neza ko ashobora kuva kuri urwo rwego nawe akagera ku rwego rushimishije uwo nguwo yarantangaje ariko nanone yabaye umuyoboro wa benshi iki yabaho ubuhamya abenshi baramwegera baramukunda baramushaka bati koko ibintu twumvise iyo nkuru ni ukuri ati ni ukuri ese bimeze bite yadufashije gukangura abagore bari batakifitiye icyizere abumvaga bidashoboka abumvaga naho bagira abumvaga bagomba kuguma n'ubundi bakabasuka mu kanwa abo ngabo barahari dufite abagore benshi baganirijwe yaba ari inama y'igihugu y'abagore yaba ari inzego za leta zitandukanye bakoraga umwuga w'ubucuruzi twita abazunguzayi ubucuruzi butemewe bw'abazunguzayi uyu munsi wa none akaba ari ababyeyi bashakiwe amasoko bahabwa ibibanza mu masoko agiye atandukanye agize umujyi wa Kigali bamwe na bamwe bagiye bahabwa support y'amafaranga ariko uyu munsi nabo niba abandi bageze ku rwego bafasha abandi umuganirije abo mwigisha mwiza wo kwigisha babandi ngira ngo mujya mubona ko bagihari abo mwigisha mwiza w'abagenzi be
abo barahari kandi nabo bafite abandi bagiye bakurayo. Yego urakoze cyane. Mbere yuko dukomeza reka dufatire amasegonda make cyane twabamaze hanyuma turaza gukomeza. Jabawe imboni zanyu zigiye kurabagirana. Gura dekoteri ya Canal Plus ku bihumbi 5 na installation ikorwe ku bihumbi 5 gusa. Wongera ifatabuguzi warusanganywe uhabwa inyongera iminsi 15 ureba amasheni yose ya Canal Plus. Ibi biguheshe kuvumbura ibiganiro bishya n'amaseri binyura umutima. Yoherwa na seri nyarwanda kuri Zacu TV. Imikino yasajije abafana bari hago nigomba kugucika. Ongera ifatabuguzi aka kanya kuko Canal Plus ni byiza kubawe. 92 n'ibice 8 Radio O niyo ukomeje gukurikira. Turi hamwe n'umutumirwa wacu mwiza cyane twa Barbara Mugenzi, akaba aturutse mu nama y'igihugu y'abagore. Turimo kugana ku iterambere ry'umugore ahangaha mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Wibuke neza ko ejo ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu n'umunsi mpuzamahanga wahariwe abagore. Rero ntabwo tugomba guhora tuvuga ngo abagore gusa, ahubwo tugomba kureba ese byaterambere rigeze hehe, imbogamizi zihari n'izihe, noneho ni gute tugomba no guhangana nazo. hari ukuntu abantu bajya bavuga bati buriya nubwo abagore bateye imbere ariko uzasanga mu bigo bitandukanye ntabwo baba bari muri za nzego zifata ibyemezo, bari ahantu wenda ibyemezo bifatwa bakaba bavuga bati yego ntacyo turi bwongereho. Arumva turagira ngo Barbara dufashe atubwire ukuntu bihagaze nk'umuntu bibamo kurenza uko twebwe twaba tubizi. Abagore mu nzego zifata ibyemezo uyu munsi bahagaze bati? Murakoze cyane. Abagore mu nzego zifata ibyemezo ari kuri rya hame nanone ry'uburinganire ryatwegereje kwegerana n'abasaza bacu. Abagore bahagaze neza. Abagore ngira ngo umuntu yavuga ibyakozwe bigaragara ntabwo avunika, avuga bike y'ibindi amaso akihera. Ngira ngo murabizi neza ko njyewe urugero rwinshi rw'abayobozi si ukwikunda cyangwa se ugukunda abagore bagenzi banjye, ariko hari karagiteri nyinshi abagore bafite zibaho ubushobozi bwo kuyobora kandi bakayobora neza. Dufite abaminisitiri b'abadamu, ibyo ngibyo ngira ngo ni urucabana, murabizi ko ari abagore bakora kandi neza. Dufite abayobozi b'uturere batuyoboye neza b'abadamu, ab'imirenge hose nakubwira, ariko reka mbabwire dufite n'abamutwara sibo. Uzitonde urebe mutwara sibo wawe w'umudamu umugereranye n'uw'umugabo. Hano ntabwo muze kunyumva neza, ntabwo ndimo kuvuga ko abagabo badakora neza, ariko ndimo ndagaragaza n'ubushobozi bw'abagore kandi mu gufata ibyemezo. Abagore bahawe impano ikomeye, ngira ngo hari abajya babita abafasha, ariko abagore si ugufasha gusa. Abagore ngira ngo navuga ngo ntago basanzwe, ariko wabonye umuntu uhumekerwamo n'undi muntu, uwo muntu ntabwo asanzwe. Yego. No kuvuga ngo hari na byinshi rero, nubwo hari abatarabihaga agaciro ubu bakaba barabihaye agaciro, hari n'abazabiha agaciro ejo kuko uko bwije nuko bukeye. Wigisha 10 hagafata 8 cyangwa agashyira mu bikorwa 8 abandi 2, ariko nabo no kuvuga ngo nabo baba bazaza. Yego. Umugore mu gufata ibyemezo bari mu nzego zifata ibyemezo. Ibi byo rwose n'amaso yacu arabyirebera kandi byiza, ntabwo ari ugushyushya ikiganiro. Umugore ni umugore udasanzwe ahakora hariho hose. Umugore afite impano yo gutanga ibyo afite ndetse n'ibyo yahawe byiza kandi atizigamye. Umugore afite ibingibi nabivuga ko ari impano, bagira urukundo bakagira n'amarangamutima, bigatuma uwo basavinga mu bizamugirira umumaro batitangira itama. Niba agiye kugutera inkunga
y'ubumenyi arakwihata umunsi ku wundi aganire nawe azanagukurikirane. Ibi bintu rero ni impano Imana yahaye umugore, ariko nanone bikaba ari byo byatubaryariye inyungu twicayemo uyu munsi wa none. Twagiriwe amahirwe nuko politike y'igihugu cyacu yaduhaye amahirwe yo kubiha agaciro, akaba ari nayo uyu munsi wa none umugore afite uruhare mu bikorwa byinshi kandi bitandukanye byiza. Muri izo mpano Imana yahaye umugore rero nizo zimushyigikira mu gufata ibyemezo kandi byiza, byo zimushyigikira mu kuzahura uwazahuye akamuzahura amuzahuye, akamukura ibuzima akamuzana ibuntu. Ntabwo ari impano ikunda kugaragara ku bavandimwe bacu, ubwo ndavuga abasaza bacu, ariko nabo bafite imbaraga nyinshi n'ubwenge bwinshi. Ibyo iyo bihuye n'amarangamutima bibyara ikintu gikomeye cyinshi kandi cyifite inyungu. Yego. Barbara, ndashaka kubaza kwibanda nyine kuri wowe cyane kubera ko ugerayo. Twe dushaka kureba ibyasohotse tukareba ku bwacu, ariko noneho mwe mukora inyigo muganira n'abagore muba mubimazemo igihe. Mu by'ukuri nubwo twishimira ibyagezweho, ariko natekereza ko hatabura bimwe na bimwe nyine bikirimo bigenda bigonga iterambere ry'umugore mu Rwanda. Byaba ari nk'ibihe? Aha twavuga imyumvire ya bamwe na bamwe batatinyutse gukorana n'ibigo by'imari, ariko nanone nk'uko nababwiye, ubukangurambaga burakomeje kuri twebwe ndetse no ku bandi bose. Aha kandi nanone ndagaruka kuri ya myumvire ya bamwe na bamwe batumva yuko umugore ashoboye. Hari ibigo bimwe na bimwe, muraza kumbabarira, wenda hari igihe uvuga ikintu witangiraga urugero ukajya ukumva hari umuntu mu rusengero barigishije barigisha, arangije aravuga ngo se ngo ninde wakubwiye kunzana ahangaha. Hari ibigo bimwe na bimwe nanone bigifite imyumvire navuga ngo itari myiza yo kudaha umugore amahirwe. Aha navuga aho usanga tujya kudepoza ari umuhungu n'umukobwa bakagaha umuhungu, ese cyangwa umukobwa n'umudamu bakagaha umukobwa, bakavuga ngo wowe wubatse urugo ejo uzabyara. Kubyara si ikibazo, kandi ububyariye igihugu, kandi ububyaye abazakugirira umumaro. Bavuga ko ngo batangiye gutwita ngo wica akazi ntabwo gakora neza. Ngo bawishaka. Iyo rero ni imyumvire. Ni imyumvire uko umubyeyi utwite yagira imbogamizi y'intege nkeya z'umubiri. Tujya tubona n'abadatwite barwara bakamara n'igihe kinini. Ibyo rero ni imbogamizi, y'iterambere ry'umugore. Nkaba naboneraho kubwira ibigo bitandukanye byaba bigifite iyo myumvire ko umugore ashoboye kandi yakomeza agahabwa amahirwe. Ibyo ngibyo ni imbogamizi, ariko nababwira ngo ubukangurambaga burakomeje kandi bizarushaho kubyara umusaruro mwiza. Tubwira nanone abadamu bakitinya, nabo barahari. Iyo nayo ni imbogamizi y'iterambere ry'umugore muri iki gihugu, uko bakwitinyuka. Ngira ngo babonye urugero rwa bamwe muri bagenzi babo bamaze kugera ku bishimishije, ku ntambwe ishimishije, kandi nta bindi ni ukwitinyuka. Avuga ngo rero ngo tinyuka mugore urashoboye. Ejo umunsi mpuzamahanga uzizihirizwa ku rwego rw'igihugu. Murakoze cyane. Ngira ngo ku rwego rw'igihugu ababishinzwe baraza kubitangaza, banabagaragariza ibizakorwa muri uwo munsi. Yego. Aho niho ubundi numvaga nakabaye ndi.
oya turi tayari dupfa kumenya amakuru gusa imikenyero irateguye hari ikindi Barbara turabashimiye cyane murakoze kutuganiza kandi turabashimiye ko nyine muri hariya hejuru mutureberera kugira ngo natwe dukomeze twitinyuke tugere kure natwe ntituzabatenguha rwose ntabwo tuzabatenguha Imana ibahe umugisha cyane mwakoze kwitabira ubutumire bwacu kandi mwakoze kutuganiriza mwakoze namwe kudutumira yego uri ngira ngo twaseze tutanga umwanya abagabo muri siporo mu kanya baraba bahageze ariko ntitwagenda tudashimiye abo twahereye saa 5 turi kumwe mwakoze cyane weekend igiye gutangira abagore turi hejuru ejo mu cyakare umusenyero uraze hafi ugomba kurara hafi rwose hanyuma nkuko Rivera bivuze siporo bari hafi wibuke ko ushobora kuza kubakurikirana kuri 92.8 radio ndavuga kuri YouTube baraza kuba bari live hanyuma saa 9 zuzuye the old drive iraza kuba ihari hanyuma nijoro nk'ibisanzwe iraza kuba hari overnight hanyuma saa 5 n'igice za nijoro gukomeza nyine gahunda ziraza kuba zimeze neza cyane tubifuje kugubwa neza ndetse no kugira weekend nziza twe tuzasubira ku munsi wa mbere nk'ibisanzwe